Igihugu cy'u Rwanda cyuzuyemo impano, ubuhanga n'ubwiza butagereranywa. Haravuka inkomezabigwi z'abasore batandukanye bagiye guhindura uburyo tubonamo urubyiruko. Aba ni abahungu 10 beza kandi bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda 2025. Uru ni urutonde rushya, si gusa ku bw'amasura yabo atangarirwa na benshi, ahubwo n'indangagaciro zabo, impano n'uburyo bakomeje guhindura isi. Tukiri aho, niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe. Amazina yanjye nitwa Fitinima Yves, nguhaye ikaze. 10 turasanga umusore wamenyekanye nka Chris Easy. Uyu nguyu amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni Rukundo Christian Nsengimana, umuhanzi ukiri muto, akaba ari umwanditsi w'indirimbo, umuyobozi wa video, nk'abamenyekanye nka director, wakomotse mu muziki wa hip hop agana Afrobeat. Yatangiye gucyura abakunzi muri Justified, maze azamurwa no gutsindira ibihembo bya Kiss Summer Awards 2022. Ni kandi umuyobozi wa fashion brand yiswe A1. Uyu nguyu Chris Easy afite abamukurikira barenga 636 ku rubuga rwa YouTube. 9 turasanga umuhanzi witwa Meddy, amazina yiswe n'ababyeyi ni Ngabo Medara Jobert, umuhanzi w'umwimerere mu njyana za R&B and Afro Pop. Uyu nguyu atuye muri Amerika, yasohoye indirimbo zamufashije kumenyekana nka Slowly, Ubanza Nkukunda, Inkoramutima ndetse n'izindi nyinshi zagiye zimumenyekanisha. Yamenyekanye mu muziki akiri ku ishuri. Uyu nguyu ari mu bantu bafite abasubscribers benshi mu Rwanda. Uyu nguyu afite abasubscribers cyangwa se abamukurikira 1,63 cyangwa 1,630,000 ku rubuga rwa YouTube. 8 turasanga umusore w'ibigango ukundwa na benshi, yaba abahungu cyangwa abakobwa, bamwita Iradukunda Wilson. Uyu nguyu wamenyekanye nka Rutambi. Uyu nguyu afite abamukurikira benshi. Byumve neza ko ku rubuga rwa YouTube afite abamukurikira 112,000 ndetse akunzwe na benshi, niyo mpamvu yaje kuri uyu mwanya. 7 Kwizera Jean Bosco. Uyu nguyu wamenyekanye nka Juno Kizigenza, avuka mu 2000. Byumve neza ko afite imyaka 25 yonyine. Uyu nguyu afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 85. Akimara igihe gito mu muziki, yatangiye kugaragara nk'umwe mu bahanzweho cyabagezweho mu buryo bwihuse. Yitabira Afro Pop, Beat na Fusion, kandi ibikorwa bye birakunzwe cyane mu Rwanda no mu bakunzi b'umuziki wa Afurika y'Iburasirazuba. Uyu nguyu Kwizera Jean Bosco afite abamukurikira ku rubuga rwa YouTube 477. 6 Mugisha Fred Robinson. Uyu nguyu yamenyekanye nka Element Array. Uyu nguyu ni producer cyangwa se umuyobozi w'indirimbo ukiri muto, ukora indirimbo nyinshi cyane hano mu Rwanda. Uyu nguyu azwi kuri tag ye cyane ikundwa na benshi bavuga cyangwa se yise LA, ishyirwa mu bikorwa bye byose. Yavukiye muri Karongi mu ntara y'Iburengerazuba mu 2000 nawe. Uyu nguyu afite abamukurikira barenga 514 ku rubuga rwa YouTube, ndetse afite n'umuhanzi ukomeye cyane ufite indirimbo zagiye zikundwa cyane ndetse zikarerwa n'uruvagari rw'abantu benshi. Mbere yuko twinjira muri top 5, nyamuneka fata amasegonda 2 yonyine yo gukanda kuri like, uyitukana no kuri subscribe, ubwo uduteye inkunga ikomeye cyane. Ku mwanya wa 5 turasanga umusobanuzi Uwizeye Mark. Uyu nguyu wamenyekanye ku mazina menshi nka Rocky Kimomo, Rocky Kirabiranya ndetse n'andi mazina menshi yiyise. Uyu nguyu rwose ni umusobanuzi usobanura filime kandi afite talent koko. Uyu nguyu byakugora cyane kwanga filime yasobanuye nubwo utabukunda filime. Uyu nguyu ni social media influencer, talent manager ndetse n'umucuruzi. Yavukiye Muhima, akurira mu Gatsata, akora mu rwego rw'agasobanuye. Uyu nguyu Rocky ari mu bantu bafite abasubscribers cyangwa se abantu bafite ababakurikira benshi ku rubuga rwa YouTube mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Byumve neza ko afite 1,000,000 n'ibice 25 ku bamukurikira kuri YouTube. 4 turasanga umusore ukundwa na benshi Kaigi Andy. Uyu nguyu wamenyekanye nka Andy mu
umuhanzi w'umunyarwanda ubarizwa mu njyana za Afro Soul na Blues. Uyu nguyu rwose yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi z'urukundo. Yatekerezwaga kuba umwe mu bahanga mu njyana zidakunze kugaragara mu Rwanda. Yatangiye umuziki akiri muto, afashwa cyane n'umuvandimwe Gaby Mutare, kandi yamenyekanye mu bitaramo byo kuririmba no mu mikino ya karaoke. Gatatu turahasanga Mugisha Benjamin. Uyu nguyu wamenyekanye nka The Ben, umuhanzi ukomeye mu njyana za R&B na Afrobeats. Uyu nguyu watangiye umuziki kera cyane. Uyu nguyu akorana n'umuhanzi Mike E. Elson, yatowe muri Best Afro R&B Singer of the Year muri Salax Music Awards, kandi n'umwe mu baharanira mu ndashyikirwa mu Rwanda, ndetse akaba yarakoranye n'abahanzi bakomeye cyane bo mu bihugu byinshi biduturanye. Uyu nguyu The Ben afite abamukurikiye barenga 516 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa kabiri turasanga Israel Mbonyi. Uyu nguyu akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse akaba ari nawe umuntu wa mbere ufite abamukurikira benshi ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda hose, ubariyemo n'aba content creators. Byumve neza ko agiye kuza miliyoni 2. Afite miliyoni 1.94 cyangwa se miliyoni 1.940. Uyu nguyu afite indirimbo nyinshi zakunzwe ndetse muri East Africa yose. Byumve neza ko afite indirimbo yitwa Ninasir ndetse n'izindi nyinshi zagiye zigera mu miliyoni menshi. Uyu ni umuhanzi wa gospel witeje imbere cyane, ufite inkomoko mu Rwanda, yamenyekanye cyane mu Rwanda no muri Kenya ndetse n'ibindi bihugu bya East Africa. Albums nka Number 1, Intashyo, Mbwira, Hari Ubuzima zamenyekanye cyane. Mu 2024 ageze kuri miliyoni abakunzi be kuri YouTube, nibwo yujuje miliyoni, ndetse yongereye ibikorwa mu rurimi rwa Kiswahili, cyangwa se indirimbo ze ajya azishyira mu Giswahili kugira ngo zikomeze zikundwe, ndetse bigatuma kundwa mu karere cyangwa se muri East Africa. Ese urakeka ari nde turi busange ku mwanya wa mbere mu bantu cyangwa se mu bahungu 10 bakunzwe kandi beza mu Rwanda hose? Nimba ufite amatsiko, kora subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi. Mu kanya gato turahita tuyakumara. Ku mwanya wa mbere turasanga Ian Kagame. Uyu nguyu akaba ari majoro mu ngabo z'igihugu RDF, Rwanda Defense Force. Akaba umwana wa Perezida Paul Kagame ndetse na First Lady Jeannette Kagame. Yize muri Royal Military Academy Sandhurst, ibarizwa mu Bwongereza. Ahita ayobokwa muri Presidential Guard, cyangwa se mu basirikare barinda umukuru w'igihugu mu 2023. Ni umusore ukomeye mu rubyiruko ukunda siporo zirimo track and field, football, basketball ndetse n'ibindi byinshi, kandi ni icyitegererezo mu gukorera igihugu, ndetse akundwa na benshi. Murakoze cyane, nge twabanye. Amazina yanjye yitwa Fitinema Yves. Nyamuneka ntugende udakanze subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe.